ingurube itungo ryakororwa na buri umwe ari wese twabonye abana haruguru bageze mu gihe cyo gucuka udafite ubushobozi uhera ku kagurube kamaze amezi 2 gacutse kaba gafite hagati y'ibiro 35 na 40 rero iyo yonyine irahagije kugira ngo ingurube imwe ishobora kukubyarira ifamu. Byatangiye mpera ku ngurube imwe nabwo barayinkopa nyigura rigiye nishyura igice bankopa ikindi nkora nishyura. Iyo ngurube yaraje irabyara ingurube zikomokaho ndakeka zarenze n'ijana. Igiciro kiri hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 7,000 bitewe n'iyo ikeneye yariyo. Ubundi tuzi ko ingurube ibyara kabiri mu mwaka. Ariko nutayigaburira ngo iriye ihage isigarane n'umubiri wayo igira umubiri mwiza bivuga ko nimara gucutsa aho kugira ngo ihita irinda kuko ubona ingurube y'igicutsa hagati y'iminsi 5 n'iminsi 7 igomba guhita irinda ukabangurira. Icyo gihe rero ishobora kumara n'ukwezi itararinda cyangwa n'amezi 2 kubera ko hari ibyo yatakaje ariko iri kureka ipera wa mubiri wayo yatakaje. Nkuko twabivuze rero ku buhinzi umuntu akora adahinze umurima babwita minimum tillage. Bo ni uburyo bukorwa kugira ngo dusigasire ubutaka. Muraho neza nshuti za Kofisare, nkuko bisanzwe rero ngo dusanzwe tubikora twagiye mu karere ka Gicumbi twagiye gusura umworozi w'ingurube. Rero nkuko bisanzwe twagira ngo tubane muri kino kiganiro mudukurikirane turebe uko umuntu yiteza imbere aturutse hasi aturutse ku gikorwa cyo hasi. Reka twinjire noneho batwakire tuganire nabo. Ugiye kubagezaho ikiganiro ni Gabi. Reka batwakire. Muraho? Amakuru? Muraho neza? Mukomere cyane. Amakuru? Amakuru ni meza. Twabagendereye rero twaje kubasura. Yego ni karibu. Hano mukora ubworozi? Dukora ubworozi bw'ingurube za kijyambere. Yego. Abagiye kutwumva kino kiganiro kugira ngo kize kubafasha batangira twibwira. Nitwa Kubwimana Gilbert. Ndi umuturage utuye mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi ahazwi nka Gaseke. Mu kagari ka Gaseke mu mudugudu wa Gashara. Neno twagira ngo rero mutwakire muduhe ikaze. Yego. Ikaze mu bworozi. Reka twinjire. Kwinjira nkuko mubibona nyine hari ibikoresho byabugenewe mbere yo kwinjira mu bworozi mu buryo bw'ubwirinzi. Ugomba kwambara bote ndetse n'itaburiya. Ubu nukuza hano umuntu akambara inkweto. Yego wambara inkweto. Ubwo nukubera iki? Ukubera ko aho wagiye ushobora kuba ikirenge cy'umuntu kigenda gikandagiraho kibonye hose. Rero hari ubukoko bukwirakwiza indwara mu matungo. Rero mu buryo bw'ubwirinzi tuguha inkweto za hano mu ifamu tuba navuga nko kuzikingira cyangwa kuzisteriliza tukazitera imiti ku buryo utatuzanira uburwayi mu ifamu yacu. Yego. No kujya kwinjira nkuko mubibona nyine turakandagira mu muti dushyiramo ibirenge byose kuko wambaye bote cyangwa izindi nkweto ubundi ukabona kwinjira udukoko umaze kutwika. Ni karibu rero. Iki ni ikigega cy'amazi. Icyo ni ikigega cy'amazi mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Murabona turi mu gihe cy'izuba ndetse niyo yaba atari igihe cy'izuba amazi ni kimwe ni bimwe mu bikoresho bikenerwa mu bworozi bw'ingurube. Rero ziba zikeneye amazi cyane. Yego nkuko mubibona twafashe amazi y'imvura mu rwego rwo kugabanya amafaranga yagenda ku mazi ndetse no kugira ngo tube tuyafite igihe cyose no mu gihe cy'izuba. Murakoze. Ingurube yo mu bwoko bwa Pietre akaba ari ingurube ziva mu Bubiligi zikaba zizwiho gutanga inyama n'icyororo cy'inyama zirakura mbese akaba ari ingurube zishimishije kandi zigira inyama nziza zifite ibinure bikeya. Ariko dufite n'ubundi n'andi nkoko
ikaba n'abana bayo. Urabona ubworozi bw'ingurube ni ubworozi butanga umusaruro cyane kuko yabyaye abana 14 bamaze ukwezi. Bamaze iminsi 30. Ingurube ni ubwoko bwa Randrasi, ikaba izwiho kuba imbyeyi nziza ibasha konsa abana yabyaye, kandi ni ingurube nyine y'imbyeyi itanga itorero cyiza. Hepfo hariya dufite n'ubundi bwoko turaza kubigeraho bwitwa Diroke, ariko bitewe n'ubundi bwoko abantu b'aborozi barabyumva cyane bw'imvange uzwi nka cross breed. Aha ngaha urabona twavanze ingurube ya Pietre y'umukara n'umweru ndetse na Randrasi nakwerekaga twahereye. Rero iki cyororo nacyo ni cyiza cyane kuko gihuza karite cyangwa se breed cyangwa genetique cyangwa se navuga amaraso y'ibyo byororo bibiri cyangwa bindi bitandukanye. Bityo rero bifasha umworozi kugera ku cyo ashaka mu gihe gitoya, bitanga umusaruro nabyo. Twakomeza hepfo. Ubuse ko mbona gicomye cyane ntago zanyerera. Mu kubaka rero ibiraro by'ingurube umuntu yita ku buhaname. Ubuhaname ni ingenzi kuko nk'uko mubibona hano ni ikiraro gifite isuku. Ubuhaname rero bufasha umworozi mu kwirinda umwanda mu kiraro ndetse no kugabanya amahirwe yo kuba ingurube ze zarwaragurika kuko buri umwanda nawo ntabwo ari mwiza ku matungo. Rero iyo ikiraro gihanamye bifasha wa mwanda wayo iganze cyangwa n'amaganga bitamanuka, bityo n'imirimo yo kuba wakoramo isuku ikagabanuka, byoroshya n'akazi. Ubu bworozi bwatanga umusaruro utari na mukeya kuko buriya ubworozi bw'ingurube bumazemo imyaka 15. Nabutangiye nkiga secondaire. Nyine igihembo umazemo rero nabonye bwatanga umusaruro kubera impamvu nk'ebyiri z'ingenzi kuri ngewe nabonye. Ingurube ni itungo ryororoka vuba, ururimi rw'icyongereza bita prolific. Ihakira iminsi 114 n'amezi 3 ibyumweru 3 n'iminsi 3. Rero icyo gihe nta rindi tungo kandi ikindi ribyara abana benshi cyane. Tuvuge niba ingurube ushobora kubyara hagati y'abana 10-15 kuva ku 8 kuzamura, uwo ni umusaruro ufatika. Rero ubworozi bwacu nk'uko wambaje ati butanga umusaruro, urabona ko bumaze kwaguka. Bwatangiye ari ingurube nkeya, ariko tuvuye ku kiraro nakita cya mbere tugeze ku cya kabiri hano hepfo urazireba. Aya ya Randrasi arahaka, afite amezi 2. Ariko ko mbona ziba ziri ahantu hamwe bityo nta kibazo zitera. Ubu buryo rero ni uburyo bwo kugira ngo ingurube iyo ziri hamwe bizifasha mu kudapfusha ibiryo ubusa kuko zigira peti nazo. Ingurube nazo ni nk'abantu. Rero uzarebe iyo umwana umushyize wenyine ku isahane ararya agasigaza, ariko iyo ziri gusangira gutya nyine zigira peti, ibiryo zihaye zikabikoresha neza. Ariko ko bavuga se nk'uyu yari nkuru kuba ziri hamwe ngo zimwe zishobora gucura izindi, nta kibazo yaziteye, zirakurana cyangwa nuko nta kibazo yazifite? Ni ukuvuga ngo twebwe tugabura nyine ibintu bipimye. Ubuzi ikigero bitewe n'ikigero ingurube igezemo haba hari ibiro igomba kurya. Twebwe rero icyo dukora, urabona ikiraro cyacu ni Kigali, uri kukireba ni Kigali. Uyu mwanya urahagije kugira ngo zino ngurube zacu zikuriremo, kandi icyo twitaho cyane twita ko buri ngurube yabonye ibyo igomba kurya. None ko wavuze ko zifite amezi, yego, iyo zigiye igihe cyo kubyara yabyarira hano ziri kumwe nk'uko? Oya, ntabwo yabyarira hano. Ni ukuvuga ngo ingurube mu kwezi kwa nyuma iyo igiye kubyara uyitandukanya n'izindi kugira ngo ibone ubwisanzure, ndetse ukanayishyira mu kindi kiraro twita maternité cyo kubyariramo, aho haba harimo kondisiyo zitandukanye. Ushyiramo ibarizo, akaba ari ahantu hatagera amashayi, mbese aho utwana tuvutse tumererwa neza nyine tugakura neza nta kibazo. Rero ubu vuba hano turaza kuzitandukanya kugira ngo buri ngurube ijye ukwayo. Yari amashashi haka, ariko dufite n'andi mashashi. Ubona nk'iriya ngurube nk'uko nabikubwiye dufite ibyororo bitandukanye. Dufite icyororo cya Diroke. Iyi ngurube ni Diroke ivanze na Pietri, aya mashashi arimo hano. Tukagira n'andi mashashi ya Randrasi aho imbere.
nayo ni amashashi akiri matoya nk'umworozi uje korora turamworoza nta kibazo ariko tukaba dufite n'ingurube navuga ntago zikiri nshyashya cyane mu Rwanda ariko aborozi ntago wenda bazimenyereye hari izo ngurube izo zo bazita ni ingurube bita diroke ingurube zizwiho kugira amaraso akura cyane rero nk'umworozi ugamije koroza abandi bisaba kugira amaraso nyine atanga umusaruro akura vuba izi zirakura cyane zirakura cyane nicyo zizwiho nk'iyo ufite mfizi cyangwa ukagira imbyeyi yazo mu bworozi bwawe nk'uko nakubwiye tugamije koroza abanyarwanda tuvanga nyine bisaba ko ufite ibyororo by'amoko atandukanye kugira ngo umukiriya umutegurire icyo ashaka izi nazo ndabona zivanze na za nuza izo nazo ni ingurube za pietre ariko ni ingurube z'inkone kuvuga ngo turazikona kuko urabona ifamu yacu nyine dufite imbyeyi nyinshi zibyara abana benshi mu gihe gitoya rero nko kugira ngo nanone kandi tutibagiwe n'isoko ry'inyama murabizi n'ikibazo rusange dusangiye n'igihugu muri rusange kuko ibiciro by'inyama ndetse no kubura bigeretse rero tugira nizo dushyira ku isoko arizo nkone kuko zikura vuba yego kuri nuza ya kangahe tugeze iriya segment ya mbere haruguru iyi ni segment ya kabiri hari n'indi segment ya gatatu ariyo yingiye ariyo yiyo hepfo hano izo ndabona nazo ari amashashi aya nayo ni amashashi afite ukwezi kumwe y'amarandarasi ubu zimaze nazo zifite amezi zimaze ukwezi tuzibanguriye ni amarandarasi nayo nk'umworozi nanone uje nk'uko nabikubwiraga zifite ukwezi zihaka umworozi rero mwiza n'utangirira ku ngurube ihaka rero hari igihe aza ayikeneye kuko nk'uko nabikubwiye ingurube ni itungo ritanga umusaruro cyane ushobora kubyara ingurube ukeneye ifite amezi murayimuha turayimuha kuko nicyo tugamije intego yacu ni ukoroza nyine aborozi bakiri batoya bagitangira kugira ngo nabo babone icyororo cyizewe kandi cyujuje ubuziranenge ndetse gitanga umusaruro mu gihe gitoya n'aya nayo ni amashashi ariko akiri matoya izi ngizi zimaze amezi 3 n'igice uri kubona nk'ingurube ziriya nazo ni randarasi rero umworozi mutoya tuvuge nk'urubyiruko cyangwa se umwana ukiri ku ishuri yatangira afite ubushobozi atangirira ku ngurube ntoya ariko iyo ufite ubushobozi ugiye kwinjira muri business biba byiza iyo utangiranye n'ingurube ihaka kuko niyo itanga umusaruro mu gihe gitoya nyine cyihuse nk'ubu rero nababwiraga ko dufite na diroke iyi ni imfizi ya diroke umworozi urabona ni imfizi imeze neza kuko nabikubwiye ni bwa bwoko bw'aya mashashi 3 twaberetse ingurube rero ya diroke ni imfizi umworozi ashobora kuza agafataho cya cyororo cya diroke nababwiraga akaba ahangaha imaze igihe kingana cy'ubu iyi mfizi imaze amezi 5 uri kubona ifite hafi 120 yego rero ni imfizi nziza hano hari n'indi nzego ya diroke ukeneye icyororo cy'amadiroke ushobora kuza ugatwara ino mfizi naberekaga ugatwara n'ino ngurube ihaka ukaba wabasha kuzamura icyororo kigezweho mbere gato hano dufitemo amapietre ayo ni amashashi meza akura neza nk'ingiyi iryamye uri kubona pietre n'ingurube iba yuzuye ahantu hose imbere n'inyuma ndetse no ku mabuno iba ifite inyama bitandukanye ni ishashi umworozi nawe ashobora kuza akaba yayeraho rero agatangira umushinga bitewe n'ubwoko bw'ingurube yifuza rero tugira ngo nk'umworozi nk'uko abitangiye ntabwo umuntu wenda yahita yorora ngo yegere kuri no level tuganirize byimbitse urumva nk'umuntu ureba kino kiganiro ahita areba ubushobozi wakoresheje aho ugeze agahita avuga ngo byamutera ubwoba noneho tuganirize byimbitse uko umuntu watangiye uko umuntu yabitangira uko umuntu agenda azamuka nk'uko nabibabwiye rero hari ingurube itungo ryakororwa na buri umwe ari we wese twabonye abana haruguru bageze mu gihe cyo gucuka udafite ubushobozi uhera ku kagurube kamaze amezi 2 gacutse kaba gafite hagati y'ibiro 35 na 40 rero iyo yonyine irahagije kugira ngo ingurube imwe ishobora kukubyarira ifamu
kuko natwe uko mubibona nk'uko watangiye nk'uko natangiye twatangiriye ku ngurube ebyiri zihaka nk'uko nababwiraga ariko ubu tumaze kugera ku ngurube zirenga 50 mu gihe gito cyane. Rero ubworozi bw'ingurube ntabwo ari ubworozi busaba ngo utangiranye ingurube nyinshi. Ingurube imwe niyo yaba ari akana irahagije kugira ngo kuko ingurube nakubwiye ishobora kubyara abana 10, 15 na 20. Rero nk'uko mwabibonye hariya mu kiraro ingurube imwe ibyara abana 10, ingurube 10 ni ingurube nyinshi. Ingurube 10 iyo zibanguriye zikabyara izindi 10 ingurube 100. Kandi icyo gihe n'urugendo rutari rurerure rushobora gufata hagati y'umwaka n'igice kugira ngo rwose ubugeze kure. None se ubu ngubu umuntu ushaka kugira ngo atangire nk'uko bivuze ngo yatangira ku ngurube imwe ifite amezi, ushaka gutangira nanzi ko wenda yavuga ati reka nangirire ku ngurube ntoya niyo nzagende nzamuka gake, wenda agatangira nko kuri ziriya nkone akavuga ati wenda nzagurishe nzongere ushaka kubigira nk'umushinga cyangwa nk'akazi. Ubworozi bw'ingurube rero burimo business segment cyangwa se ibice byo kuba wabukoramo butandukanye. Ushobora gukora ubworozi bw'ingurube ugamije kuba umworozi woroza abandi abazwi nka breeder mu Cyongereza, aho ushaka icyororo cyiza nk'uko twabikoze ukaba wahereza abantu nyine icyororo gifite amaraso akura. Ikindi nanone ushobora gukora nk'uko naberetse hariya hari inkone, ushobora kuza ukagura agakone kakiri gatoya ukagakorera ibyo bitwa nka fattening ukakabyibushya cyangwa se mu Kinyarwanda. Icyo gihe rero icyo ukora ufata akana gatoya ukagenda ukakorora ukakagaburira, inkone zikura vuba bikaguha amafaranga, bityo rero ukaba wabasha kukagurisha ukunguka. Ariko wenda nk'urubyiruko nk'uko wagira inama wenda nk'urubyiruko ukabwira ati wenda cyangwa umworozi yashaka korora nk'inama wabagira bahera ku ngurube zibyara bahera mbese ubuganirize byimbitse bitewe n'icyiciro cy'umuntu cyangwa se n'ubushobozi. Ari urubyiruko njye namugira inama yo gutangirira ku bwana butoya bucutse, ariko ubaye nyine ufite amakuru, kuko mbere yuko utangira ubworozi cyangwa any business ugomba gushaka amakuru ukidokimanta. Rero ubaye koko uri umuntu ushaka gukora business ukaba uri umuntu ufite ubushobozi, ushobora gutangira ku ngurube ihaka. Rero biterwa n'ubushobozi bw'umuntu ndetse n'icyo agamije, kuko hari aborozi tworoza abagari baza bagatwara nk'amashashi 10 ahaka icyarimwe. Hari ndetse na wa mworozi mutoya ushobora korora either akana gatoya k'inkone cyangwa se n'agashashi agamize kuzoroza abandi nawe. Rero byose biterwa n'icyo umuntu ashaka. Ariko urubyiruko akeshi ntago bagatinye buno bworozi, kuko n'ubworozi nyine butanga umusaruro. Bagahereye nyine ku ngurube imwe nababwiraga imaze gucubuka ikiri ntoya, kuko ibigura amafaranga makeya ugereranije n'inkuru. Bityo rero kubera ko abari cyororo gikura vuba bakagera ku ntego zabo mu gihe gitoya mu gihe bashaka. Yego. Ariko nk'urugero urana nk'abantu baravuga ngo akazi karabuze, urumva wa mugana ushobora gutangiza nk'ingurube imwe ukavuga reka rero nangirireho wenda ihaka cyangwa nangire ku ntoya nk'aho bigiye umaje kwigiramo uburambe. Iyi ni ubworozi wakora bwaguha amafaranga bwakuvana mu bukene? Yego, ubu ni ubworozi bwaguha amafaranga, kuko wenda usibye mu Rwanda ariko naho bumaze gutera imbere. Ubundi umworozi cyangwa umuhinzi ni umuntu usibye kuba agira nyine uruhare mu iterambere ry'igihugu, kuko izi nyama tworoye nk'uko nabibabwiye tworoza aborozi, iyo zibyaye zijya ku isoko zikagurishwa, hari n'izijya hanze y'igihugu. Icyo gihe rero urumva bitanga amafaranga. Rero ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza, ndetse n'ubundi bwari bwo bwose bitewe n'ubushobozi ufite. Niyo wakorora inkoko ntabwo ni ubworozi, ariko byose bitanga umusaruro bitewe n'icyo umuntu agamije. Rero urubyiruko ruvuga ngo akazi karabuze, akazi ko ni gakeya. Ariyo mpamvu ariko kuba ari gakeya ntabwo bivuga yuko nyine abantu batagomba gushaka icyo wakora. Nk'uko nabikubwiye, ubu bworozi bw'ingurube murabubona mbukorera mu rugo ku ivuko. Urabona ni ubworozi bukorerwa ahantu hatoya kandi busaba igishoro gitoya. Ushobora gutangirira ku ingurube imwe ikazakubyarira ingurube 100. Nuko cyagiye tuzavuze ngo watangiye ukiri umunyeshuri. Yego, nabitangiye twagira ngo duhe ishusho y'ukuntu wabitangiye naho bikugejeje. Yego. Ubu bworozi rero nkuko nababwiye nabutangiye nkiga secondaire.
uri kubona njya ku ishuri umubyeyi ko akunda guha amafaranga ya rija do poshe ukajya muri kantine ariko njye nakoze iki narasevingaga udufaranga dukeya ngera aho ubwo urumva imyaka 15 byari muri 2010 ngera aho mbasha kuba nakigurira akana k'ingurube nari mfite imyaka nka 15 ubwo akana kaguraga ibihumbi 10 bo ndakazana ndakorora nkororera hano nyine mu rugo nuko karabyara kamaze kubyara kampa nyine kabasha kumfasha mu kwishyura minerivare icyo gihe nibwo nabonye koko ubworozi bw'ingurube bukozwe neza umuntu ashobora kubyaza umusaruro. Naho byaturutse ngira passion ndabikunda ariko nanone byongeyeho nanone nize ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bityo rero uko ngenda ndushaho gukarishya ubumenyi ndetse n'amahugurwa nabonye ajyanye n'ubworozi ndetse n'ubuhinzi yaba hanze mu gihugu yaba hanze y'igihugu ndetse n'imbere mu gihugu bityo rero bituma menya neza ko ubworozi ari business nk'izindi. Kuki se nimba warabyize kuki wahisemo ubworozi bw'ingurube kutahisemo bw'inkoko kutahisemo bw'inka korora inka kutahisemo n'ubundi ugahitamo bw'ingurube? Ubworozi bw'ingurube nk'uko nabikubwiye ni ubworozi budasaba ibishoro byinshi. Inka urugero inka ni itungo ryiza naryo ariko inka nko ku muntu uri gutangira cyangwa urubyiruko udafite ubushobozi inka zisaba igishoro kinini. Ikindi imbogamizi yo ku bworozi bw'inka nanone ku muntu ugitangira ukishakisha ubwatsi. Urabona tworoye ingurube zirenga 50 hano rero uravuga ari inka ntago wazabona ubwatsi nko mu gihe cy'imvura ndetse n'icy'izuba kuko abakozi bita bigusaba abakozi ndetse n'ubuso bwo kuzihingira ho ubwatsi. Rero ingurube zo ziratandukanye ntago nyine zisaba ibyatsi. Biroroshye ko wafata ibisigazwa by'ibiryo cyangwa se ibiryo by'inganda ukagaburira ingurube niyo zaba ibihumbi 10. Ubu ngubu muri kuzigaburira iki? Ubu tugabura ibiryo by'inganda nibyo tugaburira hano mu ifamu yacu. Yego hari amoko atandukanye, hari tunga, hari gorira. Bityo rero izo ni inganda zikora ibiryo by'amatungo mu Rwanda. Uhitamo rero uhitamo uruganda rugabura ndetse n'ibiryo ukoresha bitewe n'ubushobozi bwawe. Yego rero urumva nshuti za Coffee murumva ko ubworozi bw'ingurube ntacyo butwaye, hari aho bwakuvanayo nabwo bwakugeza. Urumva rero umuvandimwe yatekereje ubworozi uwazikenera urumva ko ari karibu kugira ngo amworoze. Ikindi rero wenda twamubaza kugira ngo ashishikarize nk'urubyiruko wa mugani rucika intege bw'ubworozi bw'ingurube, wenda ikintu wabashishikariza bakora cyangwa batangiriraho cyangwa wababwira ko hano wenda muzifite kugira ngo bazakwegere uwo nimba wakwegera ukamufasha. Yego nk'uko nyine ubivuze dufasha nyine aborozi batoya ushaka ko ukeneye ingurube y'icyororo. Hano naberetse amoko arengane dufite Landras, tukagira Pietre, tukagira Droke, tukagira n'izivanze. Rero umworozi wese yisanga muri ubu bwoko kuko na amoko agezweho agamije nyine kuvugura icyororo ndetse no gutanga umusaruro. None se ukeneye korora murabanza mukamwigisha cyangwa hano mu ifamu dutanga amahugurwa atandukanye nk'uko nabikubwiye. Dufite ubumenyi butandukanye bujyanye n'iby'ubuhinzi n'ubworozi ndetse ku bworozi by'umwihariko umworozi mushya udafite ubumenyi utugannye araza tukabanza tukamwigira umushinga tukamubwira uko agomba gufata amatungo ye kuko abantu bose ntabwo bafitemo ubumenyi ndetse niyo tumworoje turamukurikirana itungo rye tukamenya uko ribayeho, yagira ikibazo tuba dufite contact tukatuvugisha tukamufasha mbese kugira ngo nawe agire aho yivana agire naho yigeze. Ariko ikindi kintu nabaza ntago zikunda kurwaragurika? Ingurube nk'uko nababwiye ntago zikunda kurwaragurika ariko biterwa nawe uzoroye nanone kuko isuku ukorera mu biraro byawe, uburyo uzitaho, ibyo uzigaburira ndetse n'ubwirinzi twahereyeho twinjira dukandagira mu muti, ibyo ni zimwe mu ngamba zishobora kugufasha mu kugabanya uburwayi mu ifamu yawe. Rero iyo ugabura ibiryo biva ahantu hizewe ugakora isuku ku buryo bunoze ndetse niyo zirwaye hari umuveterineri
arazivura nta kibazo, ni nk'andi matungo, ariko yo iyo ukoze ibyo bintu nababwiraga ugafata ingamba zo kwirinda, ntago uburwayi bukunda kuza ari bwinshi cyane, aba ari gakeya cyane. ubwo ni uko muri mpungenge ko rwose ingurube ni amatungo nk'ayandi, nta kibazo, ntago zirwaragurika. Wowe icyo ukora upfa kuba ukoze ibyo tukubwiye, isuku nicyo cya mbere, kuko uburwayi bushobora gukwirakwizwa n'ubusimba cyangwa se n'umwanda ubwawo. Rero iyo ibyo byitayeho ukagira isuku, yaba ari wowe mu kazi kawe, isuku y'ikiraro, y'iby'ibiryo ugabura, ndetse n'ubwirinzi, icyo gihe nta burwayi bwinshi uhura nabwo cyane. ahangaha ni mu bworozi ngo niho zikurikirana, niwe muganga wazo. twagira ngo udusobanurire cyangwa usobanurire abazumva kino kiganiro kugira ngo bashire impungenge bagatinya ubworozi bw'ingurube. murakoze. Nitwa Maniraguha Jean Bosco, nkaba ndi umuvuzi w'amatungo ariko nkaba n'umworozi. Muri rusange nari umuvuzi w'amatungo mu kigo cya Vision Agribusiness, nkaba nari mbimazemo imyaka 10, akaba ariyo myaka nakoreye icyo kigo. avuga ko ari naho nabashije kwispecifiya ku bijyanye n'ingurube, ahandi nigeze kubyigira, kuko buriya mu ishuri umuntu yiga byinshi bitandukanye, ariko ibyo twispecifiyamo tubyispecifiya hanze ku babikora. Niho rero nakuye iyo specific muri icyo kigo, tuza gufata umwanzuro wo kuza kwikorera cyangwa se korora. Byatangiye mpera ku ngurube imwe, urumva nari ndi njyenyine, n'uyu yari akiri ku ishuri, ntabwo twari twagahuje neza ibitekerezo twese. Ubw'amahirwe iyo ngurube nyigura muri Vision Agribusiness aho nakoraga, ariko nyigura nabwo barayinkopa. nyigura rigiye nishyura igice, bankopa ikindi nkora nishyura. iyo ngurube yaraje irabyara ingurube zikomokaho, ndakeka zarenze n'100 mu gihe gito cyane. icyo gihe rero urumva naragurishaga, nabonagamo amafaranga bashobora kujya mu bindi bintu, kandi ni nabwo nabonaga ko bitanga n'amafaranga menshi. icyo gihe rero nibwo nabishyize muri gahunda, negera mugenzi wanjye turaganira. yari avuye kwiga, duhuza ibitekerezo, navuga nti wareka tugakora ibi bintu ko bigira amafaranga. Nkuko nawe yarasanzwe, nkuko yatuganirije, yasanzwe nawe yigeze kubitangira ari umwana, nawe yigeze kubikora. ndavuga nti rero ni n'amahire, nta handi nzajya kubyiga nagiriwe amahirwe cyangwa se umugisha, mbispecifiyamo. nawe wize ubuhinzi, icyiza rero ni uko twabifatanya, tukavuga ngo tugiye korora ariko tunahinga. muraza no kuhabona aho duhinga mu buryo butangiza ubutaka, aho umuntu ashobora guhinga aho umuntu yita mu gisambu kandi agahinga keza. bivuga ngo rero icyo gihe nibwo twahuje ibitekerezo, ariko nuko ntabwo amatungo twavuga ngo yari ahari ariko ari mu buryo butandukanye. cyabagaho rero ko ari uguhuza ibikorwa no guhuza ibitekerezo, noneho tugahuza n'amaboko. icyo gihe habayeho guteguza kureka akazi, ndabiteguza kubw'amahirwe. navuga ko bambere ababyeyi beza barabinyemerera, banyemerera igihe nabateguje, ndetse mvayo na neza, nta kindi kibazo cyabayeho. nawe urazitangira business. ntangira business, ari nacyo mbashimira, kuko ubwo navuga ko umuntu agira ababyeyi b'umubiri ariko ukagira n'ababyeyi ukomoraho umurimo. kuri njye navuga ko aribo babyeyi b'icyo nkuru uyu munsi. icyo gihe rero twahuje ibitekerezo, ingurube tuzishyira hamwe, turazikurikirana, turabikora. uyu munsi navuga ko bigenda bifata undi murongo usumbye uwo byari biriho umuntu ari mu kazi. urumva uba uri hirya mu kazi k'abandi, udashobora kwita ku kawe cyangwa se niba wabifatanya, ariko ntabwo uba uhari wese.
bivuga ngo igituma ureka akazi ni ukugira ngo uze usigasire umusaruro wawe kuko ubona ko wose. bishoboka. Kubera ko umaze kubona ko bishoboka, kuko nabonaga benshi banca imbere, umuntu araza ukamwigisha iminota 30 cyangwa 20, akagenda akagura ingurube imwe cyangwa ebyiri, akagenda akora umwaka washira cyangwa ibiri, ejo wajya ugasanga afite ingurube 200 cyangwa 300, ariko ukibaza wowe icyo bikunaniza. Uvuga ngo rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye nabyo gufata icyo cyemezo cyo kureka umushahara ngo uze utangire gukora noneho ntawe uguhemba, aho ukore wemvestise. Icyo gihe rero njye navuga ko kubikora biba bimeze nko kwiyahura, ni nko gusara. Ni ukwemera gufata risike zose, ukavuga ati ndagiye, ibyo ngiyemo ngiye kubikora, kandi ukagenda kubikora wumva ufite icyizere cy'uko bigomba kuguha umusaruro byanze bikunze. Icyo gihe rero duhuza ayo maboko ntabwo zari nyinshi, zari ingurube zitarenze nka 40-30, ariko zose zavuye ku ngurube imwe imwe, ntabwo twateruye ingurube 40 ngo ari zo duheraho, ahubwo zari zihari, ariko buri muntu wese yarahereye ku ngurube imwe. Icyo gihe rero turaza duhuza ayo maboko. Uyu munsi babonye ko uyu munsi dufite umubare w'ingurube 85, urumva ko mu minsi mike zishobora no kurenga 100, ko dufitemo nyinshi zihaka. Numva rero kuri nge byarambereye byiza guhuza na mugenzi wanjye ibitekerezo, kandi nkabikora numva mbikunze nk'uko nabyize. Byarashoboka ko najyaga gucuruza cyangwa nkajya gukora ibindi, cyangwa kuguma muri ako kazi, ariko navuga ko kuri nge byambereye byiza gukora ikintu nabayemo imyaka 10, kuko niyo ntagikora kuri nge nari kuzishinza icyaha cy'uko ibyo mbayemo imyaka 10 yose nta n'icyo byari kuzaba byaramariye, ahubwo narabyigishije abandi bikagira icyo bibamarira, ariko ngewe ntibigire icyo bimarira. none se nk'ubu nk'izi saha bongera bakakubwira ati ngwino tuguha akazi k'ukwezi, ubu ntabwo wajya kugakora? Aya ntabwo najya kugakora, wenda ubu ngubu turacyari muri setup y'umushinga, turimo tugenda tuwubaka, ntabwo urakomera ngo ugere aho indi mishinga ibigeze, ariko niyo nzira. Iyo urimo kubaka ibintu byawe rero wirinda kubita, ntabwo none nakubwira ngo ngende ngumpe ngo akazi k'ukwezi, umbwiye ngo urampe ikiraka cy'umunsi umwe mpembe ngende nagikora, ariko ibintu binsaba kuba ndi full time mu kazi k'umuntu ntabwo nshobora kubikora. So bivuga ngo rero mpari nk'umuganga uzikurikirana, ariko unazitunze, nkazikurikirana ubuzima bwazo, kuko buriya kenshi ingurube ni itungo ridakunda kurwaragurika. Ntabwo rikunda kurwaragurika nk'uko benshi babizi, ko kurwaragurika kwaryo nubwo byanabaho umuntu yanabivuga, akenshi uburwayi bwinshi yaba no ku bantu buturuka ku mwanda. Umwanda ushobora kuba aho ziri, umwanda ushobora kuba mu byo zirya cyangwa se mu byo zinywa, ariko nanone ibyo byose hakazamo no kubyirinda. Wabonye ko umuntu agerageza gukora amasuku, iyo biri ngombwa ko ibiraro bikoropwa birakoropwa, iyo hari izigomba koga zirozwa, zishobora kozwa n'amazi n'isabune. Iyo bitanakunze hari imiti yabugenewe dufuherera umubiri w'itungo mu buryo bwo kuzirinda udusimba dushobora kwangiza n'uruhu, tukagira n'indi miti yo guteramo hasi mu biraro mu buryo bwo kwica mikorobe, kuko akenshi hari igihe hariya ziba ziryamye habamo udukoko twinshi tutagaragara ariko dushobora gupika ku ruhu, ari ushobora kubona itungo rifite ubuntu bw'ubuheri bwinshi cyane ku mubiri. Hanyuma habaho n'abandi bavuga bati ingurube, urabona abantu benshi bakunda kubaza ko ingurube zigira umwanda, ziba mu mwanda, none namwe mukavuga ati muzirinda umwanda kugira ngo zidahura n'uburwayi cyane. Niyo mpamvu rega ni ibintu biba bigaragara, kubera ko buriya ingurube ubundi ifata mu kiraro cyayo bishobora gushushanyamo ibice bitatu. Harimo ahari manjwara hirira, hakabaho mu kiraro aho uraza kubona handi haba humutse, hakaza naho ubona ishyira uwo mwanda. Bivuga ngo ibyo ntawe ubishushanya, niyo ibishushanya ku giti cyayo, kubera ko n'ubundi iyo ivutse nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza kureba.
bivuga ngo akana iyo kavutse kareba aho nyina isanzwe ishyira umwanda, kakareba aho irira, kakareba aho iryama, kugira ngo katazayivangira, bityo kakaba kashyira umwanda aho ijya kurira cyangwa aho iryama. Niyo mpamvu rero ibyo byose ingurube ni kamere yayo, muri yo igira isuku, ahubwo akenshi rimwe na rimwe abantu usanga ari twe tuyigirira umwanda. ni ukuvuga nk'urubyiruko cyangwa abashaka korora kugira ngo biteze imbere, nk'inama wabagira ku bworozi bw'ingurube. Urumva igihe mubimazemo igihe. Nanone ikindi kibazo, urumva ko mwebwe mubikora mwaranabyize, bivuge ko se bikora abantu baba barabyize barabisobanukiwe, cyangwa umuntu uwo ari we wese yakorora ingurube? Oya, ntabwo tuvuga ngo umuntu akora ikintu kubera ko yakize. Ugikora kubera ko ari ngombwa ko ubona ko kigomba kugira umusaruro cyangwa kigomba kugira icyo gihindura mu buzima bwawe. Bivuga ngo nk'urubyiruko inama nabagira, ntabwo twamaze igihe kinini dutangiye ubu bworozi, igihe gito cyane kuko ntabwo turengeje imyaka nk'ibiri dutangiye, ariko kuva duhuje amaboko nta mwaka urashira. Bivuga ngo inama nagira urubyiruko, ntabwo ingurube ari ikintu kigoranye, nta nubwo ari ikintu gihenze, ahubwo ikiriho ni ugukora ibintu wabanje kumenya amakuru cyangwa wiyeforomye aho ibyo bintu bikorerwa. Ukagenda ukamenya amakuru yabyo, nta bintu birimo bihambaye, ukabyigishwa, ukagenda ukabitekerezaho neza mbere yo kubitangira, kuko ntabwo bisaba kubihubukira. Hanyuma ukawutegura neza. Ntabwo ingurube ari itungo uzashyira ku musozi nka kera nk'uko barishyiraga ku musozi, kuko n'ibisimba bishobora kurigirira nabi, cyangwa se n'abajura cyangwa n'iki. Uba ugomba kuririndira sekirite, kuko n'itungo nk'irindi ryose rigomba kuba mu rugo. So rero nk'abashaka kubikora, numva bakabikoze, ariko mbere yo kubikora banza umenye amakuru y'ibyo ugiye gukora ibyo ari byo. Akora urugendo shuri. Numara kubikora rero, icyo gihe nibwo noneho ushyira mu bikorwa igitekerezo cyawe, kubera ko wageze aho ibintu bikorerwa, wabonye uko bikorwa, wabonye uko bazubaka ikiraro, wabonye uko bazigaburira, bakubwiye ibyo zirya byose. Bivuga ngo rero ibyo ni byiza ko umuntu wese mbere yo kugira ngo agire icyo akora gishobora kumuhindurira ubuzima bwe, nuko agomba kubanza kukimenyaho amakuru, agakorwa urugendo shuri, akajya aho bibera, hanyuma ibindi byose ni ibintu byoroshye. Urumva rero ni byiza, murabakanguriye. Ushobora gutinya ati ndi njyenyine, ibi bintu urumva yashaka mugenzi we urumva ko ari umwe, urumva ko mwe mwishyize hamwe mukamugeze kuri no level, n'abandi urumva nta mpamvu yo gutinya. None ikindi, umuntu ashaka kugira ngo abagane, mumwigishe cyangwa mumwereke cyangwa ngo arebe, biba byemewe? Bisaba iki? Biremewe, abantu bose bahawe ikaze kuba baza, ariko buriya mu kiraro ntabwo ari mu nzira buri muntu wese anyuramo ngo yigendere, ntabwo ari inzira yo ku muhanda. Bivuga ngo iyi ni bizinesi umuntu aba arimo. Niba udacuruje poroduwi, ucuruza serivisi. Bivuga ngo ibi turimo, umuntu wese utugana cyangwa ushaka kugira icyo atumenyaho, araduteguza, akabyishyurira, ko byishyurwa amafaranga 10,000 kugira ngo umuntu aze yinjiremo, abyigishwe, abaze n'ikindi cyose yumva ashaka kumenya. Kugira tubwiye ko witwa? Nitwa Kubwimana Gilbert. None Kubwimana, yego, wowe wenda nk'icyo wenda waba wibutse twabwira nk'urubyiruko, wenda abashaka kugira ngo babagane, twaba twibagiwe bababwira n'iki? Icyo nabwira urubyiruko ni ugutinyuka bagakora, bagatangira gakeya. Biba byiza iyo utangiye gahoro ukagenda ukura. Rero nk'uko mwabibonye, ubu bworozi ibibazo n'abatureba bafite, ese ushobora gutangira ufite ubushobozi butoya, mwabonye ko bishoboka. Ese wenda uburwayi, umuganga w'amatungo amaze kubereka ko ingurube ari itungo nk'ayandi yose. Ndetse ikindi nakongeraho, byaba byiza bahisemo korora ingurube, kuko nk'uko mwabibonye hano, nababwiye ko mbukorera hano mu rugo, hariya n'inzu tubamo. Rero ntago busaba umwanya munini bwo korora nk'andi matungo yose. Rero ingurube niyo afite metero 2 kuri 2 ushobora gutangira korora ingurube. Rero ntago ikindi kandi nanone ingurube ntago ari itungo rirya ibiryo byinshi nk'uko abantu babizi.
ingurube ni itungo rishobora kurya byibuze wenda ikiro kimwe mu gitondo ikindi ku mugoroba, ibiro 2 biba bihagije. Rero nk'urubyiruko urumva yuko urubyiruko akenshi ntabwo tuba dufite wenda isambu cyangwa se igishoro gihambaye, ariko bitewe n'inzozi ndetse n'icyerekezo ushaka kuzageraho ushobora guhitamo ubworozi bw'ingurube ukakugirira akamaro. Ariko nubwo turi kuvuga urubyiruko n'abakuze baremye, n'abakuze nanone cyangwa abamugaye, abafite ubumuga, ababana n'ubumuga, ndetse cyangwa se abadamu, ingeri zose hano muri buno bworozi zisangamo, kuko nk'uko mwabibonye ubu bworozi n'ubworozi niyo wafite n'akandi kazi ushobora kubukora, kuko ingurube zirira ku masaha kandi zikarya ibiryo bikeya. Rero biroroshye ko wanabukorera ndetse no mu rugo iwawe uvuye ku kazi ukaza ukagaburira amatungo yawe. Murumva rero inshuti za Coffee Sale ni urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rwiteze imbere. Murumva abantu batangiye ku ngurube ebyiri, umwe azana imwe n'undi azana indi, numva ariko bimeze, ariko urumva aho bageze ku kigero gishimishije. Urumva nimba baratangiye ku ngurube ebyiri, ubwo ntabwo tuvuze izo bagurishije, ntabwo bari batubwira, reba n'izo bafite, kandi bari gutanga karibu ukeneye ubworozi, ukeneye icyororo, ukeneye kugira ngo bamwigishe, ukeneye kugira ngo abaze buri kintu cyose ku byerekeranye n'ingurube kugira ngo atangire. Urumva ko ari karibu. Urumva rero batubwira ati wenda hari izo twagurishije ziturutse kuri izo ngurube ebyiri, umaze kugurisha n'ingurube zingahe? Ubundi kugira ngo ube ufite kapasite y'ingurube zingana gutyo uba ushobora kuzigaburira nta kindi kibazo gihari. Ubundi byibuza nuko uba waragurishije nk'izikubye kabiri zizo ufite, ushobora kuba warazigurishije, mwagurishije nk'iziri nka 80, ushobora kuba warazigurishije kugira ngo ubashe gutunga izo usigaranye. bivuga ngo niyo mpamvu ntabwo twavuga ngo tubaye twagera kure, amafaranga aba agenda azigarukamo, abagenda akizigarukamo, wubaka ibiraro, uzigaburira, ariko kugeza aho uzumva ko ushobora guhagarara kubaka none ukavuga ngo ngiye kujya mfata amafaranga ashyira mu mufuka. Ubu mwatangiye gushyira amafaranga ku mufuka? Ntabwo twashyize ku mufuka kubera ko ariko ubu muracyagura. Ariko ikigaragara nk'umuntu ashaka nk'ingurube nabonye zimaze amezi 3 aba ari nkuru. Yego. Muzigurisha gute? Muratigira mukayireba cyangwa? Ntabwo dutigira ngo tugere, kubera ko ibiciro se harubwo ari ibanga se mwabivuga? Oya, ntabwo ari ibanga, kubera ko ni ibintu biri ku isoko kandi n'abandi bose bagomba kumenya. Bivuga ngo igiciro kiri hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 7,000 bitewe n'iyo ukeneye ariyo. Murayipima? Bivuga ngo tuyishyira ku munzani. Kurumva bihenze? Oya, ntabwo ihenze kandi nayo niko gaciro kayo niko ifite. Cyangwa araza mukumvikana rero mukamupima? Oya, icyo gihe urumva se waba uri mu kirere, ntabwo ibyo waba ukora waba ubizi. Rero mukamupimira ibivuyemo nibyo wishyura. Naziriya mwavuze zifite amezi nabyo niko mubigenza? Yego. Murapima? Kurumva amafaranga yaba ari menshi? Amafaranga ntabwo ari menshi, kuko mu bworozi ikintu nakongeraho, amaraso, icyo twavuze genetics, kigira yaba n'imbuto z'ibigori cyangwa n'ibihingwa muri rusange, imbuto zose ntabwo zigura kimwe. Rero niba ugiye gutangira umushinga, iki ni icyororo nyine, ni nabyita nk'imbuto nka seed ugiye gutangiza. Rero iyo ufite icyororo kizima, kugira ngo uzabone umusaruro urambye kandi mu gihe gitoya, kandi nyine ubashe kugaruza amafaranga yawe washyizemo, kuko nk'uko mwabibonye aya matungo agaburirwa amafaranga. Rero ikibaho, hari igihe abantu bumva ngo amafaranga ni menshi, bagahita bajya korora izo nakita nyine za gakondo, kuko bavuga ngo zirahendutse, kuko bamubwira ngo zirahendutse, ugasanga afashe amafaranga ye, ataye umwanya we, agiye kugaburira ikintu kitari bukure. Nk'uko mwabibonye, ingurube niba ishobora kugira amezi 5 ifite ibiro 100, cyangwa se ikagira amezi 2 ifite ibiro 30, urumva ni amafaranga mu gihe gitoya. Rero ntabwo duhenda, kuko turi urubyiruko kandi twishimiye koroza n'abandi, kuko hari naho ingurube irengeje mu mafaranga kandi mu Rwanda. Rero ntago umworozi yagakwiye gutinya igiciro cy'icyororo agiye kwishyura. None se nk'uranka gafite amezi 3 gafite nk'ibiro bingahe? Nkuko nabibabwiye, gafite hagati y'ibiro 30 na 40. Ubwo no kuvuga uko amezi agenda yongera nayo igenda yongera bitewe n'ukuntu yariye. Ingurube yunguka
ibiro buri munsi kuko ibiryo nababwiye nk'uko tubigabura ni iby'inganda bikoze ku buryo rero itungo ribonamo ibiritunga ndetse n'ibirikuza rero akandi kabazo Yego. ko mwavuze ngo iga ikiro Yego. izirya ikiro Yego. iziriya ntoya cyane inkuru zose yaba ari urugero rumwe ni ikiro oya bitewe n'ikigero ingurube igezemo iba ifite ingano y'ibiryo igomba kurya rero ishobora kuba ari akana gatoya urumva akarya ibiryo bikeya nk'uko nka kariya twavuze kamaze amezi 3 munayijyanye yatangirira yego kariya gashobora kurya inusu yaba igahagije ndetse uko ingurube igenda ikura ingurube twavuze irya ikiro ni nk'iyi ngiyi iryamye hano nk'iyi ya shashi mwiriye yego ikindi ingurube nyine biterwa n'icyiciro igezemo niba ari akana niba imaze kugimbuka nka ziriya twabonye hariya cyangwa se niba ari imbyeyi urumva yo ntabwo irya ikiro kimwe urumva umubare w'ibiryo tuwugena bitewe n'icyiciro itungo ririmo kuko urugero nko ku mbyeyi imbyeyi niba yonsa iba ikeneye ibiryo bituma nyine ibasha gukora amagurube azatunga bwa bwana rero ufata amagarama 250 ugakuba umubare w'ibyana yabyaye nane uw'utwana ifite noneho ukabyongeraho kuri bya bindi usanzwe ugaburira ya ngurube rero ibyo ni bimwe dutangaho amahugurwa imigaburire y'amatungo nabyo tubihuguraho aborozi none se Bosco ubwo no kuvuga nka wenda kugira ngo wenda umuntu abyumve neza imigaburire nk'ubwo wavuze ifite abana ukayigabura nk'ibyo biro bibiri utegaburiye ngo uyirengerezeho iragwingira cyangwa nta kibazo cyangwa bari ikibazo ubundi ingurube yariye neza iba igomba kunguka hagati y'amagarama 600 n'ikiro kimwe ku munsi bitewe n'intuza n'intego uyifiteho ushobora kuba ari izo uri kubyibushya ari iz'inyama ushobora kuba ari imbyeyi cyangwa izindi uri kurera nk'iz'urubyiruko ukeneye gukuza yose ni amatungo aba agaburirwa ku buryo butandukanye nubwo yabibabwiye yagiye ababwira ibiryo zigomba kurya ariko ni ibiryo byo mu gitondo gusa ubundi ingurube icutse yose ihera ku magarama 500 400 ku munsi ubwo ni hafi nusu hanyuma ingurube yakuze igenewe kurya iri kompeta mu gukura ni nk'iz'amezi 7-8 kuzamura nta ngurube n'imwe yemerewe kurenza ibiro 3 ku munsi bibaye byinshi hanyuma ingurube yemerewe kurenza ibiro 3 ku munsi ni ingurube yonsa iyo ngurube yonsa ikenewe recuperation nyine kugira ngo ibone ibyo itungisha abana ariko ibone n'ibyo isigarana byubaka umubiri wayo bivuga ngo rero utayigaburiye ngo ihage ni hahandi itangira ikagira n'umushiha ikaba ishobora no kwanga n'abana yonsa icya kabiri irahorotaho kugira ngo ubone ko iri kugenda byibuze ifite umubiri mwiza koko igenda ihorota kuko hari naho zigera zikayonka ku ngufu zayonka ihagaze zayonka iryamye ntabwo ziba zikiyitereta kuko ziba zishonje bityo bikaba byayiviramo gupfa ni ukuvuga umworozi uwo ari we wese agomba kwita ku mirire bivuga ngo rero ni byiza kwita kuri iyo mirire ikindi aho ngaho iyo utanayigaburiye urimo urakora ikosa kubera ko ni wowe urimo widindiza mu musaruro ubundi tuzi ko ingurube ibyara 2 mu mwaka ariko nutayigaburira ngo irye ihage isigarane n'umubiri wayo igire umubiri mwiza bivuga ko nimara gucutsa aho kugira ngo ihite irinda kuko ubona ingurube iyo igicutsa hagati y'iminsi 5 n'iminsi 7 igomba guhita irinda ukabangurira icyo gihe rero ishobora kumara n'ukwezi itararinda cyangwa n'amezi 2 kubera ko hari ibyo yatakaje ariko iri kurekipera wa mubiri wayo yatakaje bivuga ngo rero wakabaye kuba warihanganya amezi 2 ko ariyo za ngurube zicukira hanyuma ukayigaburira muri ayo mezi 2 ikarya neza igacutsa kwisubira kuri ritime kimwe n'izindi subira ku biro 2 cyangwa 3 kuvuze ngo ibya 2 mu mwaka ubwo ibyara mu gihe kingana iki ubundi ingurube ibyarira iminsi 114 n'amezi 3 n'ibyumweru 3 n'iminsi 3 hari abajya babibaza kumva
aravuze ati ko nabibaze ingurube yanjye none bikaba byarenze nkamize byagenze bitati ko bigeze birenzeho icyumweru cyangwa iminsi ingahe. Buriya ingurube nk'uko twabivuze ni nk'umuntu. Birashoboka ko ishobora kubyarira igihe wavugiye ya minsi 114 exactement ko kamwanya gahita ibyara. Ariko biranashoboka ko ishobora kurenzaho kuko ni ikinyabuzima. Ishobora kurenzaho iminsi 3, 4, 5 y'icyumweru biterwa no kuko kenshi buri ingurube zikunda kurenzaho ni ingurube zabyayeho ariko zimaze kuba nini, urumva yo inda yayo iba yarabaye nini cyane. So yo rero kuba yanarenzaho nta kibazo ifite. Nabwira abantu ko abo bantu bajya bakunda kugira icyo kibazo ndetse bakanahangayika cyane, akaba yashaka n'ibindi bintu rimwe na rimwe bishobora gutuma ahubwo bizisohora kandi bitakabaye byo. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza itungo rigiye kubyara, rigiye kubikora ku igihe kigeze, ariko ntabwo ari wowe waprovoka ngo ihite ibyara ako kamwanya. Ndumva rero kuko twaganira byinshi kuri ano matungo y'ingurube, hari ubundi buhinzi mwatubwiye? Burahari, turabubereka. Twajya mu twereke turagira hanini, ariko ubu nibwo turimo dutegura. Niba tweka ka sample n'ubundi tuzagaruka none tubone gusoza. Rero inshuti za Coffee Sale nk'uko bisanzwe tureba abahinzi n'aborozi. Aba borozi b'ingurube bafite n'undi mwihariko w'ubuhinzi bw'ibigori. Hano rero yabaje kutwereka ukuntu umuntu ahinga utarinze kuvuga ngo reka ndime, abo bahita batera ni ikoranabuhanga cyangwa ni agashya. Ni ukuvuga ngo iri koranabuhanga ni ikoranabuhanga rigezweho rifasha umuhinzi mu kubona inyungu ku buryo butagoranye. Nk'uko twaberetse ifamu yacu y'ingurube, ingurube zikenera ibyo kurya. Rero nk'umuntu ukeneye no gukoresha ifumbire zatanze, biba byiza iyo ufite umurima ugize amahirwe ukaba ufite ya fumbire kuyikoresha. Rero hano dufite ibigori, urabona turi mu gihe cy'izuba, ariko urabona mu bigori ndabona harimo ibindi mwavanyemo. Yego. Kuki mutabikuyemo mwahise mutera ibindi? Ni ukuvuga ngo ubu ni uburyo bita precision agriculture farming. Ni uburyo bugezweho. Nagiriwe amahirwe gukora internship cyangwa se amahugurwa muri Israel. Ni tekinoloji nshyashya cyangwa se uburyo bushyashya ntabwo bumenyerewe mu Rwanda. Bivuga ngo rero nk'uko mubireba ibi bigori byarameze neza, byari igisambu nka hariya haruguru kuri kubona. Urabona mwe mwahinze nibi? Twari twahinze mu bino bigori. Rero abanyarwanda cyangwa se wenda umuntu udafite ubumenyi ku buhinzi arabanza karimbura, yavuga ngo wenda kuki ndi kurebamo ibigori mu bindi bigori. Bivuga ngo mu buhinzi busanzwe bwacu cyangwa n'ubumenyi dufite busanzwe n'ibyo twigisha, bivuga yuko ahantu havuye igihingwa runaka utemerewe gusubizamo ikindi, ariko ibyo ntabwo ari ikibazo. Nk'uko nabikubwiye, nagize amahirwe njya muri Israel nkora amahugurwa. Rero ho bafite nyine ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bakoramo ibintu byabo. Rero ni ukuvuga ngo ibi bigori uri kurebamo hano byavuyemo, ariko kuba byaravuyemo twaberekeyemo hano kugira ngo bikore nka shade. Kandi niyo ubu ngubu urabona ibigori byacu bigeze igihe cy'isasirwa cyangwa se cyo kubagara, turaza tukabagaramo hano hagati y'ino mirongo. Noneho ibi ngibi ubikoresha nk'isaso mu rwego rwo kugira ngo utangiza ibidukikije. Rero ukoresha ibyo ufite ku murima wawe. Biba isaso, bikabika amazi mu butaka ndetse bikazanabora bikaba ifumbire. Ubundi se kuki mubirekeramo gutya bigihagaze? Ni ukugira ngo mu gihe muje kubagara aribwo muzabica mu bisasiramo hasi. Yego, no kuvuga ngo ubuhinzi rero dukora twebwe ni ubuhinzi bwa kinyamwuga. Ni ubuhinzi bugamije kubona amafaranga ndetse bujyana n'ibyo washoye. Rero bisaba ko nk'umuhinzi udatakaza umwanya, kuko umwanya ni amafaranga. Impamvu ibihugu byateye imbere nyine biturusha ni uko bo bakoresha nyine igihe cyabo mu gikorwa cya ngombwa. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabibabwiye, igihe cyo kubikuramo kirageze. Tuzaza dufata umuhoro tubikate, ubundi tubisasiremo hano hagati. Ni mu buryo bwo kubika, kandi niyo birimo hano bifata ya mizi ya cya gihingwa ifashe itaka. Rero bifasha no kurwanya isuri. Ariko ubwo tugiye kubikata nitumara kubagara tubisasiremo hano hagati. Murabona nanone bakibaza ibi nibyongera gukura muzakongera muteremo ibindi. Bitewe n'ikigezwe dushobora gushyiramo soya. Ariko nk'uko nabibabwiye, iyo ufite imiti yica
ubukoko bwasigaye bw'indwara mu butaka. Nko mu ma greenhouse ababizi bahingamo, ushobora guhinga inyanya ukazihingamo ndetse n'imiceri mujya muyibona bagahingamo imyaka 3 cyangwa 5. Rero ikibaho wowe uri ufite ubumenyi cyangwa agronome areba icyo bita ingano y'ubukoko cyangwa y'uburwayi yabashe kugera mu murima. Ariko iyo ukoresheje buno buryo ntago ibihingwa byawe murabona bimeze neza, byarameze ari byinshi. Abahinzi b'ibigori bo bakibaza se ko mwateye byinshi, ariko ntago ibi bigori ari byinshi, tuba twarashyizemo icyo bita spacing cyangwa se intera hagati y'imirongo ihagije. Rero ikindi igihinga iyo cyabonye amazi n'ifumbire kirakura kikaguha umusaruro. Nanone ikindi kibaho kugira ngo ubone umusaruro neza, icyo twabikoreye bidono kugira ngo urebe ubucucike bw'igihingwa. Babyita plant density. Plant density yari nyinshi kuko usarura none icyo washyize ku butaka bwawe. Rero niyo mpamvu mubona twabikoze gutya. Ni uburyo ni ubuhinzi bukorwa ariko ugendeye ku makuru cyangwa se icyo ushaka. Tuvuge niba ari uguhinga ukabona igihe kigeze, ushobora kuza wowe icyo ukora, niba ari mu gisambu ufata isuka ugaharura ukavanaho ibyatsi, warangiza ugafata ikamba yawe ugatera, ugaca imyobo, wamara guca imyobo ugashyiramo ifumbire, warangiza ugashyiramo imyaka yawe. Rero twagira ngo tumare abantu impungenge yuko bidatanga umusaruro, ariko mwabyibonera mu bigori bimeze neza kandi bizaduha umusaruro twifuza tugaburira n'amatungo yacu. Ubwo rero ubutaha tuzaza tuje kurya ibigori. Ni karibu rwose. Nk'uko twabivuze rero ku buhinzi umuntu akora adahinze umurima babwita minimum tillage. Ni uburyo bukorwa kugira ngo dusigasire ubutaka. Ni uburyo bugezweho bwo gusigasira ubutaka. Urabona igihugu muri rusange ubutaka bwacu bwo mu Rwanda buri kugenda bugunduka kenshi. Rero excessive tillage cyangwa se guhoza isuka mu murima, hari ibintu wangiza udukoko tuba mu butaka. Ubutaka habamo ibinyabuzima. Rero iyo uhingamo buri munsi uko ukubise nk'uko mubona izuba ryacanye cyangwa se nyine ubutaka bwacu ntago butwikire, ntago ari greenhouse, icyo gihe twa dukoko mfasha gihingwa ndetse tunafasha no kuba ifumbire yabora, icyo gihe udushyira ku zuba. Iyo wowe uhindukije ubutaka ugakubita isuka bujya ku zuba bwa bukoko rero iyo bupfuye niyo wafumbira ugeraho ifumbire ntikore kuko nta binyabizima bishobora gutuma ibora. Ikindi nanone nitwo dufasha myumvire se, nitwo dufasha igihingwa mu kugira ngo ifumbire ibore, babyita decomposition. Babyita soil organism, rero izo zifasha muri decomposition. Ikindi nanone iyo udahora uhinga buri mwanya, iyo uhinga buri mwanya ano hari ubutaka bufite amakusha 3. Hari icyo bita kushe ya mbere niyo horizontal, na kushe ya kabiri niyo hasi cyane. Rero ino kushe yo hejuru niyo ubundi ikunda kugira intungagihingwa nyinshi. Rero iyo ikubisemo isuka buno butaka bwo hejuru butakaza amazi. Nukuvuga ngo ubutaka bwari buraho bwiturije nta kibazo bufite, ukubisemo isuka uyu munsi buri sezo ukubitamo isuka. Uko ubuhindukiza uko butaninga niko ubwo expose ku zuba. Uko izuba biri kubitaho niko burushaho gukakara no kumagatana. Rero impamvu ibigori byacu bimeze neza nuko nyine mwirinze ibyo byose. Twirinze ibyo byose, nukuvuga ngo amazi hano yaba makeya aragwa agahiramo, ibigori nubwo byawe mu gihe cy'izuba rwose cyangwa indi myaka ikamera neza. Nsaba murakoze cyane. Yego sana murakoze cyane. Twakangurira abantu muri make kubukoresha mu kubuyoboka kuko ni ubuhinzi nyine ntago busaba igishoro cyinshi, ntago bwangiza ubutaka, kandi nanone bufasha no kubungabunga nyine ikirere muri rusange. Nkuko twabibabwiraga dukora ubuhinzi ariko bugamije no kwigisha abahinzi badafite ubumenyi. Rero nkuko mubibona ibi ni bya bigori, ibi ni ibyatewe mbere, murabona yuko bikura bigeze igihe cy'isukirwa, twashyizemo n'ibishyimbo. Wakibaza ati rero kubera iki ibishyimbo? Ibishyimbo bizwi nk'ibinyamisogwe, bigira intungagihingwa, imizi yacyo ishyira mu butaka intungagihingwa yitwa azote. Rero azote ni ingenzi cyane cyane ku binyampeke ndetse no ku bindi bihingwa. Azote ikifasha igihingwa, igifasha mu gukora icyo bita photosynthese. Ni uburyo igihingwa gikora ibigitunga gikoresheje ifumbire ndetse n'amazi, ndetse habayeho no kwakira urumuri binyuze mu mababi. Rero azote twavugaga
iboneka mu mafumbire mvaruganda ndetse na mborera. Ifumbire mvaruganda ikunda kuboneka muri abahinzi bazi nka ire. Ifumbire y'umweru igira azote ya 46%. Rero ihinze ugashyiramo ibishyimbo ndetse n'ibigori ukabivanga, bituma ingano ya azote ujya kugura y'imvaruganda igabanuka. Bya bishyimbo bifata wa mwuka bita azote bikawushyira mu butaka, kuko bifite iyo mizi yayo igira ituntu bita root nodules, cyangwa se byasaba ko turandura, ariko ntago tuboneshwa ijisho, turi visible under microscope, baturebera nyine yo ukoresha microscope. Ariko ibishyimbo cyangwa se ibindi binyamisogwe bifitemo ubwo bushobozi bwo kongera iyo fumbire ya azote mu bihingwa byawe. Ni ukuvuga ngo uwabagana wese ibi byose mwamwereka, twigisha nk'uko twabivuze, twabonye amahirwe yo kujya mu gihugu cya Isiraheli. Dutanga rero n'ubujyanama cyangwa se consultancy mu bijyanye n'ubuhinzi. Ukeneye gukora ubuhinzi bwa precision agriculture, cyangwa se ukeneye no gukora uburyo bwa irrigation, bwa drip irrigation, mwabonye hano amapipe, nubwo tutarakora setup, mwabonye ikigega twahereyeho, dushobora kutugana tukakugira inama uburyo ushobora gukora ubuhinzi bwawe ahariho hose, yaba ari muri greenhouse dufite ubumenyi, yaba ndetse ni open field hanze, yaba mu gihe cy'izuba, yaba ku musozi, kuko murabona nk'igishanga ngikiriya, ariko twebwe turi musozi. Rero birashoboka ko watwegera tukagukorera ubujyanama bw'uburyo wakora umushinga w'ubuhinzi bwawe. Rero inshuti za Kofisare, murabona uru ni urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rwiteze imbere mu bworozi no mu buhinzi. Murumva rero ko nta bwoba biteye, ko n'urubyiruko, abasore nk'aba bafite imbaraga, bemeye gukura amaboko mu mufuka bagakora, bakabatereka twihangira ibyacu kugira ngo dukorere abandi. Gusa ngiye ikintu nababaza, kuki bemeye kudakorera abandi bakavangureka bikorere, bemere bavunike, batangire ku busa, niko navuga, bavuga dutangire ariko twikorere? Kuki mwemeye kuza? Urabona urubyiruko rurushaka, urumva ukirangiza kwiga abashaka kuvuga ngo nge gushaka akazi, nicare mu biro, nge mu mujyi, mwebwe mwavuga tereka tuze mu cyaro dukore amaboko mu mufuka, tuko tuzi ko ubu bworozi ibyo dukora abantu benshi baba babikeneye. Kuki ari ibyo mwahisemo? Reka duhere kuri Imana. Yego, no kuvuga ngo nkanjye impamvu nabisemo, nkuko nababwiye, nagize amahirwe yo gutembera no hanze y'igihugu, ndetse mbona icyo umuhinzi cyangwa umworozi ari cyo. Wenda twebwe abenshi cyangwa afite imyumvire y'uko ubuhinzi cyangwa ubworozi butatuma umuntu azamuka cyangwa bumukire, ariko hariya hanze iyo bukozwe bunogejwe neza, umuhinzi niwe mukire, kuko usanga umuhinzi aparitse nk'iriya modoka cyangwa izirenzeho akaza mu kazi. Rero mu kintu nahayeho amahugurwa n'ibyo ngibyo birimo. Iyo ugize amahirwe ukabona uko ibintu bikorwa, urabikunda. Abajya gukorayo barabizi, cyangwa se abari mu buhinzi bazi ko ubuhinzi bwa kijyambere nabwo ari akazi nk'akandi kose, bitanga amafaranga, kandi no kuba warabyize ubifite mu bumenyi ni byiza, gufasha n'igihugu cyawe ukagaruka bwa bumenyi wahashye ukabugeza no ku bandi batabashije kubona ayo makuru ndetse n'ubwo bumenyi. Yego namwe bose, ko wowe turaziranye. Yego, tukuzi kwa Shirimumu Byumba, ariho wari uri, none waratubwiye ko akazi wakaretse, uravuga ngo rekaze wikorere. Ni ukubera iki mutavuze twenda akazi ndakaretse ngiye mu mujyi, reka njye kuryoshya nk'abandi basore, ngiye gushaka akazi ko mu biro, ukaza hano mu cyaro ukavuga reka nkore amaboko mu mufuka nikorere? Murakoze. Buriya hari ibintu ndavuga nka bibiri. Iyo ubanye n'umugabo arakurema nawe ukavamo umugabo. Nakubwiye ko nakoze muri Vision Agribusiness maramo imyaka 10. Muri iyo myaka 10 kuri nge navuga ko ari nk'amahirwe nagiriwe yo guhura n'umugabo nyamugabo cyangwa umuntu muzima wifuzaga ko uwo bakorana nawe agire ahava n'icyo ageraho. Kuko yaza kumbera undi muntu wenda navuze cyangwa se ntabona uko mvuga, yari nta nubwo yashoboraga no kunkupa iryo tungo. Yari kuvuga ati wenda agiye kunyiba cyangwa agiye kugira gute, ariko naryoroye ndiyo, kandi riraguma ritanga umusaruro, kandi bigaragara no mu isura nziza. So navuga ko
yambereye umuntu mwiza kuko twageraga n'igihe akatuganiriza nk'abakozi nyine kandi ukabona ko ashaka ko umukozi bakorana agira hava n'ahagera. Ikindi ni uko ibyo ubamo nyine ubikunda kuko ntabwo wakundisha abantu icyo udakunda. Niba nari mfite abantu baza bagana icyo kigo bakahasanga nkabigisha, umuntu akabakumvika akaza agakora ibintu kandi bikaba byiza, byaba bigayitse ndetse binasebetse ndamutse mbigukundisha njye ntabikunda. Kuri njye rero numva ko byambereye byiza, ndetse nawe andimamo akanyabugabo, angira umuntu nyamuntu kandi ushobora kwihangira akazi. Icyo cyo ndakimushimira rwose, kandi na n'uyu munsi ahari ndacyamukeneye. Ntabwo ngewe navuga ngo ndihagije uyu munsi, ndacyamukeneye, ndacyakeneye n'abandi, yaba bangira inama. Nshobora kuba ibyo nkora mbikora mu buryo butari bwo, ariko no kugirwa inama birashoboka. Yego. Kuri njye rero numva yaratumye numva ngomba kureka akazi, kuko nawe niba yaratwigishaga ati ngewe nari umukozi wa leta, ndeka akazi ndaza ndikorera. Byasabaga ko natwe twiremamo izo mbaraga zo kuvuga ngo reka dufatane mu kiganza turi babiri, noneho twunge ubumwe, dushyire hamwe ibitekerezo, ibindi byose tuzagenda tubigeraho. Urubyiruko warugira inama? Urubyiruko nawe urabona uracyari urubyiruko, uracyari umujene. Icyo nagira inama ku rubyiruko, n'udafite ubushobozi cyangwa n'umva atihagije, uyu munsi leta icyo ishaka cyangwa icyo ishyigikiye ni uko abantu bajya hamwe, bishyira hamwe, bagafatana mu kiganza, bagakora ipfundo rikomeye rishobora kugira icyo ribagezaho. Numva rero urubyiruko rutakwisuzugura, rwatekereza kabiri, ahubwo ukareba mugenzi wawe mugafatikanya, utanafatikanya ariko nawe ukiremamo izo mbaraga zo gukora umurimo wumva ukunze, uko nawo ushobora kugira aho kugeza. Yego. Rero nk'uko twaganiriye byinshi, nk'uko mwavuze ko hari ababagana, bababona gute? Mwatanga aderese? Aderese twazitanga. Ushobora kuduhamagara kuri nimero ya telefone ariyo 078 19 47 6 cyangwa se 072 50 43 003. Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp. Ushobora no kutwandikira kuri email cyangwa se email yitwa kubwimana.gilbert24@gmail.com. Uramutse uri hanze y'igihugu twagusubiza. Ndetse dufite na Facebook page, ushobora nayo kutwandikiraho. Ushobora gushaka uburyo watwandikiramo bukoroheye ukaba watubona. N'izuyu wari wazivuze cyane yavuze. Nawe yazibaho. Murakoze. Nimero zanjye urumva kuko uri na mu veterineri, hajya umuntu agukenera by'umwihariko agize ikibazo yaroroye, ashobora kukwitabaza ukamugira inama. Aho twororera ubu ngubu ni mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mutete, akagari ni aka Gaseke, umudugudu ni uwa Gasharo. Ubu dukorera ahantu hazwi nko ku Idigiri, haruguru ku Gaseke. Uvuye ku Gaseke ni ibirometero nka 2. Naho ngaho. Nimero yanjye ni 078 21 81 499. Indi ni 078 78 nanone 99 643. Nizo ngizo nkoresha. Murakoze rero. Murakoze cyane inshuti za Coffee Sale. Urumva ibyo mwakenera byose, ari ukugirirwa inama mu buhinzi barahari, ari ukugirirwa inama mu bworozi bw'ingurube barahari. Turabashimiye aba bavandimwe, aba bajene, uburyo biteje imbere kandi uburyo bashaka kwiteza imbere. Rero mwumvishije ko bakora byinshi, barabihuguriwe. Abashaka kugirwa inama ku buhinzi, abashaka kugirwa inama ku bworozi bw'ingurube, byose barabifite. Abashaka ko bakorora barazifite izo babaha. Rero ni mubagane, mu nomero zabo murazibonye, igihe cyose ngo muzabakenera baba bahari. Murumva rero ko byose barabibafitiye. Ubwo naho ubutaha, ciao ciao.